biraryoshye bidafite umunyu, mutetsi mwiza utagira ubugugu arirekura. Okay, ndakeka ngitangira gutya mwahise mwumva ukonje mvuga muri aka kanya, na wundi ni Papa Cyangwe. Papa Cyangwe the best rapper, Papa Cyangwe icyamamare, Papa Cyangwe umwe mu basore besheje agahigo ko kuba bararwanyije COVID-19 akaza agatwika muri COVID-19 mu gihe twari turi muri guma mu rugo, tukareka kwibuka ko turi guma mu rugo ahubwo tukamenya ko Papa Cyangwe ari gutwika. Uyu ni umusore waje ahangana na corona, akaba ari umusore niwe musore wa mbere mu Rwanda uhanganye na COVID-19 ku busitari, ku buryo tugiye kuvuga top 5 y'ibigezweho muri Kigali cyangwa se top trending turakuvuga top trending, sinzi uburyo nabivugamo. Okay, turebere kuri YouTube. Mbese reka tuvuge abantu basakingwa cyangwa se ikintu gisakingwa cyane kuri YouTube. Nakubeshye mu mwaka 2020 ugiye kureba ijambo ryashakishijwe cyane kuri YouTube hano mu Rwanda n'abanyarwanda ni Papa Cyangwe na coronavirus. Kandi nshobora kuvuga ko Papa Cyangwe iyo yashakishwe cyane kurusha coronavirus, bitewe nuko muri icyo gihe cyaguma mu rugo cyangwa se igihe cyose COVID-19 yaziye, update twahoraga tuzibona yaba kuri Twitter ndetse n'abagenzi bacu bagendaga bapostinga kuri status zabo za WhatsApp, tukagenda tumenya aho bigeze, uko bimeze, tukamenya uko byiriwe n'amakuru ajyanye na COVID-19. Naho Papa Cyangwe we niyo mpamvu mvuga ko ashobora kuba yaratwitse kurusha coronavirus kuri YouTube. Ibi ni ibintu nahagaraho kabisa, kandi nkwaye na fact nziza nawe urahita ubyumva, kuko nta muntu n'umwe ndakeka agiye kuri YouTube. Reka ne kuvuga ngo nta muntu n'umwe, hari ababisacinze, hari abantu bajya kuri YouTube wenda akandika amakuru kuri coronavirus, bakandika nyine bagashaka kumenya ukumva nyine amakuru ajyanye nabyo, ariko ndahamya neza ko nimba dushyize ku ijanisha Papa Cyangwe afata 67%, coronavirus igafata 33%. Ndi kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda, nimunyumve nabi, bitewe nuko hit ya Papa Cyangwe yari hit koko, dore ko n'ababyeyi, abakecuru, abasaza bose bamenye Papa Cyangwe. Uyu munsi rero nubwo natangiye mvuga ibintu byinshi, reka dore ndabizi bamwe mu mwana arambe, ariko ntimukarambirwe kuko mba mari kubwanya. Uyu munsi rero ikintu kinzanyana muri aka kanya, nje kubakorera akanalize ku ndirimbo ku nsutsu. Mbese ni nka documentary ko analyze ku ndirimbo ku nsutsu, mbasobanurire amwe mu magambo Papa Cyangwe agiye aririmba muri iyi ndirimbo mutigeze mwumva, bitewe n'uburyo yacishe mu buryo bujimije bwa gihanzi. Nibutse ko ndayasobanura mu buryo bwanjye, nawe hari icyo ushobora kuba wakunganiraho, ni karibu muri comment. Tera comment uvuga uti nanjye rino jambo naryumvishe gutya. Icya mbere ndabanza mvuge ku bantu bavuze ko iyi ndirimbo ya Papa Cyangwe umuhanzi Bruce Melody yaba arimo. Ibyo bintu muri aka kanya ntabwo dufite amakuru abihamya, ariko Papa Cyangwe muri interview yakoze yavuze ko Bruce Melody atayirimo, ahubwo we na Bruce Melody bafitanye indi mishinga mishyashya izaza mu minsi iri imbere. Ni ibintu byiza cyane. Okay, none muri kano kanya reka tuvuge tuti reka tugiye gutangira indirimbo. Ntabwo ndi buyikine, muraza kunyihangana, ariko ndagenda mbabwira amagambo amwe n'amwe arimo, namwe ubundi no kuba nayikina mba ndi kwica isoko ry'umuhanzi. Mugomba kubabwira mu kuyibakundisha nyine, mukumva amagambo arimo, namwe mukajya kumva iyo ndirimbo koko nimba ibyo mvuze ari byo ariko bimeze, urumva. Kandi ikintu mbafasha ni ugutuma mwisobanukirwa kurushaho. Niyo mpamvu ngira ni wowe ukimara kumva iyi documentary ugomba kwita ujya kuri YouTube channel ya Papa Cyangwe ukareba iyo ndirimbo. Okay, Papa Cyangwe muri iyi ndirimbo atangira avuga ati biraryoshye bidafite umunyu, mutetsi mwiza utagira ubugugu. Ibaze ibyo avuga ngo ibaze nawe hano. nshobora kwita nkubaza ni ikihe kintu yavugaga kiryoshye kidafite umunyu? Sinyizi njye, ariko birahari we. Hari ibintu byinshi dukora tukumva biraturyoheye, ariko nta munyu twigeze dushya. Murabizi kugira ngo ibiryo biryohe bigomba kuba birimo umunyu. Urazi nyine umunyu ugira ikintu ufasha, ugira ikintu ufasha nyine
mbese mu biribwa cyangwa se nyine mu kintu cyose uri kurya. Nanone siporo ziraryoha, siporo nayo nshatse kuvuga ngo wenda ashobora kuba ari siporo papa cyangwa avugaga nyine gukora siporo biraryoshye bidafite umunyu, ariko nanone ntabwo ariko bimeze, kuko siporo hari abantu bakora siporo akazana nyine umunyu murabyumva. Gusa nyine hari ikindi kintu hano nzajya mvuga mpuresiza, nta bintu byo kujya guca ku ruhande. Hano ibintu mvuga biraryoshye bidafite umunyu, ngewe ko mbyumva nyine ni akazi papa cyangwa akora tu, akazi papa cyangwa akora karamuryohera kandi nta munyu kaba karimo pe, ni akazi akora nyine namwe mwakumvishe. Mutetsi mwiza utagira ubugugu, arirekura si jangweri nta bucucu. Ni ukuvuga ngo ubundi ijambo umujangweri nshobora kuba ko ari nk'umuntu w'umuturage, niko nshobora kubivuga muri aka kanya. Ni ukuvuga ngo si jangweri nta bucucu, ni ukuvuga ngo baby we, kumvuze baby we kandi navuze ko ari akazi ke, akazi akora. Ok, reka mbivuge noneho. Ok, baby wa papa cyangwa nyine tu arirekura nyine, ntabwo ari umujangwe, ntabwo ari umuturage, nta bucucu agira, ahubwo nyine arirekura mu gihe bari kumwe na papa cyangwa kabisa, bakaganira nyine hejuru nyine simfata ubusobanuro bwinshi, ariko namwe muba mwabyumvishe nyine arirekura, nta bintu by'ubucucu nyine. Ok, ariko hano hari ijambo ryahise rinyica, aho papa cyangwa agira ati kanwa k'ibihanga wishega si wapfa kunduma, kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wanduma. Oya, kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma. Ibaze hano hantu hari ijambo papa cyangwa yavuze, kurisobanukirwa ndahamye neza ko hafi abantu bayumvishe 98 cyangwa 99.9% abantu basobanukira rino jambo ari bake cyane. Ariyo mpamvu papa cyangwa nshobora kuvuga ko uyu mwaka 2021 ashobora kuba utangiye nk'umwami w'ibishego, kuko amagambo yavuze yarajimije birenze izindi ndirimbo nagiye numva, yarajimije ku rwego rwo hejuru. Si birenze, sinshatse kuzigeranya n'izindi, ariko birarenze ugereranyije n'izindi ndirimbo nyinshi muzo nagiye numva. Reka mvuge nyinshi muzo nagiye numva. Ibaza haravuga ati kanwa mashini irazimye munyihanganire gato, wallahi munyihanganire gato ncomeke ku mashini. Ok, murakoze cyane kubwo kwihangana. Twari tugeze hano papa cyangwa bavuga ati kanwa k'ibihanga wishega si wapfa kunduma, kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma. Tuvuze reka mvugane wa mugani byose mbishyire hanze. Ibaza akanwa kagira ibihanga, akanwa kagira ibihanga se ushobora kwibaza uti ni umuntu papa cyangwa afitanye bifu ufite ibihanga nyine udafite amenyo nyine benshi ndakeka ari nako bashobora kwita babyumva, ariko hano siko bimeze. Nyine kanwa k'ibihanga namwe akanwa nyine k'ibihanga, akanwa kadafite amenyo namwe muhite mukumva, nk'uko hari umuhanzi Davis nigeze kumva ngo bafate mikoro bashyire kuri mpande eshatu, nimba muri iyo mpande eshatu noneho haraje kuvamo akanwa k'ibihanga simbizi, ariko akongera ati kanwa k'ibihanga wishega si wapfa kunduma, ibyo wigira byose ntabwo wapfa kunduma, kuko nta ryinyo ufite, ariko kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma. Bano bahungu ibintu bakora ijoro bazaryumva mu makuru, nicyo kintu nakubwira kabisa. Bitewe ibaze kuvuga uti kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma, nyuma yo kuvuga uti kanwa k'ibihanga wishega si wapfa kunduma. Ibaze basi tubishyire mu buzima busanzwe, ari umuntu usanzwe yarigiriye nyine yibana n'ubumuga bwo kutagira amenyo, ari umuntu ukuze ukamubwira uti we ugira akanwa, ibaze nta n'amenyo ufite urimo urashega, winsakurize ntiwapfa no kunduma, ahubwo cyokoza kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma. Ibaze. Ok, icyo kintu rero ibyo papa cyangwa yavugaga, mbese yari kubwira kunsutsa wa mugani na kunsutsa yaririmbaga, ariko namwe muhita aho bise byoroha, ahubwo sinzanaka gatekerezo kavuye hano, bise byoroha cyane neza cyane, hano bise byoroha. Nimba yarimo araririmba kunsutsa kanwa k'ibihanga, kunsutsa mwese muzi icyo ari cyo narabibabwiye, noneho aravuga ati kanwa k'ibihanga kunsutsa nyine kanwa k'ibihanga, akanwa katagira n'amenyo urashega ibiki kutapfa kunduma, cyokoza kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma. Ururimi yavugaga simbizi, bazi mpande eshatu bazi ibyanjye nanjye simbizi, ariko akongera ati kuko ufite ururimi amacandwe nyine, amacandwe yavugaga simbizi nimba ari amazi yo kunywa, kuko
ko umuntu baririmbiraga ngo bita ku nsutsu ushobora kuba ari umuntu ukunda ngo kuba nyine ukunda kunywa amazi simbizi, ariko cyangwa se akaba afite amacandwe nyine akunda ibintu byo gucira simbizi, ariko namwe uwumva yumvishe, sinshaka kuvuga byinshi kuko uwumva yumvishe. Okay, papa cyangwa arakomeza ati ngize ubwoba mbega inyama ihenze, ariko tutaragera aho ngaho reka dusubire inyuma gato. Hari ijambo nari nsimbutse aho papa cyangwa avuga ati aha kunsutsu nagukunze kera sibwo ngukunze ubu. Ibi byo ni ibintu bisobanutse namwe murabyumva nyine, ibyo yakunze kuva kera ntabwo ari ubu aribwo abikunze. Agahita avuga ati y'ubu arusha abafana umweru n'ubururu. Rino jambo niryo ryahise rituma mvuga ati papa cyangwa warakoze mu mwaka wa 2021, reka warakoze mu mwaka wa 2020 ufata n'igihe cyo kwitekerezaho, ufata n'igihe cyo gutegura vasi zirimo ubwenge, hano uzajya kubita abantu, umuhanga mu kumva music, umuhanga mu kumva rap, umuhanga mu kumva imyandikire y'abahanzi, akaba ari we ugira ikintu akuramo, naho abandi kuri ushobora kuza ukaba uri kumwe na mugenzi wawe ukaba wamubwira message. Amugani abahanzi byavuga hariya ngo abahanzi ni nk'abahanuzi nyine, n'indimi za gihanzi, reka tuvuge ko ari indimi za gihanzi, kuko indirimbo irimo indimi za gihanzi nyinshi cyane. Indirimbo ku nsutsu irimo indirimbo za harya mvuze navuze ko ari indirimbo za gihanzi, indimi za gihanzi. Okay, harimo indimi za gihanzi ku rwego rwo hejuru. Ibaze hano papa cyangwa yaragize ati arusha abafana umweru n'ubururu. Abafana umweru n'ubururu se ibyo ngibyo kuyita ubyumva biragoranye, ariko umweru n'ubururu twese turabizi. Hano mu Rwanda tujye muri football, ikipe ya mbere igira abafana benshi, reka ne kuvuga ngo ikipe ya mbere igira abafana benshi, ngiye sinjya nkunda kuvuga ibintu mbishimangira 100%, kuko ejo nshobora gukora documentaire nkaza ndi kuvuga kuri APR nkavuga ati APR niyo kipe ihagaze gutya. Ariko mu Rwanda ikipe bivugwa ko ifite abafana benshi kurusha abandi, ikipe ifite abafana benshi kurusha izindi ni ikipe bita Rayon Sport. Rayon Sport yambara ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Niba papa cyangwa nk'umuhanzi w'umuhanga ntabwo ari kuvuga ati y'ubu ngo arusha abafana Rayon Sport, ibaze yaririmba gutyo. Urumva ko ari benshi bari kumusoma mu mutwe, ariko yavuze ati arusha abafana umweru n'ubururu. Ese murashaka ko nkomeza? Aya, niba mushaka ko nkomeza nkeneye comment nizishaka zibe 2 cyangwa 3. Nkeneye comment zivuga ziti komeza, none ndahita nza mbasobanura n'andi magambo yagiye aririmba akomeye, basobanuriye kuri Juno Kizigenza amagambo yagiye avuga mabi y'ibishegu, mvuge ku muhanzi papa cyangwa ibyo yagiye avuga byose mbivuge. Kora subscribe, part 2 irasohoka, part 2 cyangwa ni part 3 ndayisohora ya documentary y'indirimbo ku nsutsu, ndayisohora maze kubona comment zanyu. Murakoze cyane. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, mwibutsa ko gahunda nta yindi ni ya yindi dutwika twimanukira twitwikira gake gake, nta bintu by'imikino dutwika.